rugamba rwo kubohora igihugu hari bamwe mu rwasigiye ubumuga bw'ingingo butandukanye. Bamwe mu bamugariye ku rugamba bo mu kagari ka Gahondo mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza bavuga ko nyuma yo kugera ku cyo barwaniraga batigeze batereranwa, ahubwo bitaweho na leta mu buryo bushoboka bw'imibereho. Icyo twaharaniye twakigezeho, na nyuma y'uko tumaze kukigeraho kandi ntabwo mu kumugara kwacu ntabwo leta ntabwo yigeze twirengagiza. Icyizere natwe twabaha nuko igihe icyo ari cyo cyose inkunga y'ibitekerezo turayifite, kandi n'inkunga y'izindi ngufu twayibona mu gihe byabaye ngombwa. Kuko iyo tunibuka tubona koko abanyarwanda benshi batwibuka ndetse na leta y'ubumwe ikatwibuka, twumva natwe tubiduha imbaraga bitwubaka, tukumva ko n'akazi twakoze rwose twarakoze koko, tukumva koko twisanga mu gikorwa twakoze, tukumva koko natwe biradushimishije. Kwibohora byazamuye ubuzima bwiza mu banyarwanda. Kayitesi Imakire uhagarariye abikorera mu karere ka Nyanza avuga ko iterambere u Rwanda rugezeho bituruka ku bana b'u Rwanda babohoye igihugu, bamwe bakahasiga ubuzima abandi bakahakura ubumuga, ari nayo mpamvu ngo bagomba kuzirikanwa. Navuga ko amatunda turimo tusarura turya ari ukubera ubwitange bwabo, ingufu batanze, amaraso yabo babohora igihugu cyacu. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Murenzi Abudara avuga ko abanyarwanda bakwiye gukomeza kwiteza imbere, ariko kandi banazirikana urugamba rutoroshye rwo kubohora igihugu, bafasha n'abarukomerekeyemo. Umuntu watanze ubuzima bwe kugira ngo arokore ubwanjye, kugira ngo ngewe mbashe kubaho, dufitanye isano rikomeye. Ukumva yuko atagakwiye kugira ibibazo uhari, ya ibibazo by'ubuzima cyangwa ibindi bibazo byose yagira. Igishimishije rero nuko abikorera mu karere ka Nyanza babyumvishe bakabyakira. Ni ikintu rwose ubona gishimishije, kandi twabashishikarije yuko byakomeza bagakomeza kwiteza imbere, ariko banatekereza urugamba abanyarwanda banyuzemo ndetse n'abo bavandimwe bacu bagiye bagirira ibibazo mu kudushakira imibereho. Mu rwego rwo gufasha abakuye ubumuga ku rugamba rwo kubohora igihugu ndetse no gushyigikira abadamu ku muhigo bahigiye imbere ya Perezida wa Repubulika wo gutera inkunga bamugariye ku rugamba, abikorera bo mu karere ka Nyanza bakaba batanze inkunga y'amafaranga angana na miliyoni 2,600,000. Kamil Ndikumana, Televiziyo Rwanda mu karere ka Nyanza.